twongeye kubegereza inshuti bavandimwe mwebwe muherereye mu bice bitandukanye by'isi, abari muri Afurika, abari muri Amerika, bakurikirana Imbuto TV1, turabiyegereje muri kano kanya kugira ngo muze tubane mu kiganiro tugiye gukora kigufi. Turaza kuganira n'abantu batandukanye, uyu mukozi w'Imana niwe duhereyeho, ariko turaza kuganira n'abandi. Umukozi w'Imana yadusuye hano iwacu i Mubende, ngiye kumubaza utubazo dukeya gusa bikurikiranye n'ibyo namubonyeho mu kanya gato tumaranye. Arabanza twibwire kugira ngo tuze gutangira. Turakwegereje cyane. Yego murakoze cyane. Arabanza twibwire kugira ngo tuze gukomeza. Yego murakoze cyane kandi tubegereje bari kudukurikirana. Imana ibahe umugisha. Amazina yanjye yitwa Munigaba Pacifique, Evangeliste Munigaba Pacifique. Tubiye hari Ishaka, Refugee Settlement. Murakoze cyane. Hano ku Mbuto TV1 tuganiriza umuntu bikurikiranye n'impano twamubonye. Yego. Mu kanya gato tumaranye nabonye niko nabiketse jewe, naketse ko wenda ushobora kuba uri nk'umuyumbe. Yego. Niko nabiketse, sinzi nimba ni ibi. Oya si wibeshe na gato. Uko ubibonye niko biri. Ndakubaza rero utubazo tubiri dufashe ku bayumbe. Yego. Ubundi umuyumbe ni tutangira. Umuyumbe mu by'ukuri harimo amagambo menshi ashobora kugaragaza umuyumbe, ariko umuyumbe nyawo uko mbyumva ni umuntu wemera Yesu nk'umwami n'umukiza. Njye nuko mbyumva. Umuyumbe ni umuntu wemera Yesu nk'umwami n'umukiza wapfuye akabambwa ku musaraba. Ni ukuvuga ngo ni umuntu wemera Yesu nk'umwami n'umukiza. Umuntu wemera Yesu nk'umwami n'umukiza. Okay. Ikintu cya nyuma urambwira ibintu nka bitanu ukunda mu rusengero. Mu rusengero rw'Imana, nyine mu rusengero. Yego. Ikintu cya mbere nkunda nk'umuyumbe, ikintu cya mbere nkunda ni ijambo ry'Imana. Umuntu arabwiriza akamfasha, nubwo yaba ameze ate, gusa ari umuntu uvuga ijambo ry'Imana rwose. Icyo nicyo kintu cya mbere nkunda mu rusengero. Ikintu cya kabiri nkunda mu rusengero ni ukuramya Imana no kuyihimbaza. Uriya kuramya Imana no kuyihimbaza hari ibintu byinshi umuntu agenda akuramo. Rero mu kuramya Imana no kuyihimbaza nabyo ni ibintu numva bimbamo, binyubaka kandi bikagira icyo binyungu. Icya gatatu nkunda abavugabutumwa. Umuvugabutumwa nubwo yavuye, hari igihe buriya abantu bagenda bavuga ngo umuntu wavuye ahanga ngo n'umuvugabutumwa ngo cyangwa yavuye Mbaracanga. Ye gusa pe kuba umuvugabutumwa, iyo wundi amwemera ave kuvuga ijambo ry'Imana. Ikintu cya kane nkunda abacuranzi. Buriya umucuranzi ni umuntu uzamura amateraniro agafasha abantu bagakomeza bakumva Imana. So icya gatanu ni igitaramo. Yes. Igitaramo, iyo umuntu bamaze kubwiriza tukaja mu gitaramo cyangwa se nk'amakesha, byose ni ibintu bitanu nkunda numva bimwe mu buzima bwaje. Murakoze cyane. Ikintu kimwe ubwira umuntu uri hanze utazugera mu rusengero, inama wamubwira ntoya? Inama ya mbere namugira kuri nje, uriya nk'umuntu udasenga, buriya hari ibintu byinshi aba ahishwe. Ijambo rya mbere, yenda ari hanze adakijijwe, aje mu bintu bitandukanye bidafite umumaro mu ikanisa, ariko yenda aramutse aje mu ikanisa akumva rya jambo ry'Imana, akumva indirimbo, ahita ahinduka akaba umukristo. Urakoze cyane. Ijambo rimwe ku bakunzi b'Imbuto TV1 wababwira rimwe gusa dusoza? Murakoze cyane kandi ndabashimira kubwo kiganiro tugiranye. Buriya nabyo ni ibintu bigenda byungura imitekerereze y'abantu. So abantu badukuriye ku Mbuto TV, mwese ndabashishikariza gukunda umurimo w'Imana ndetse no kumva ijambo ry'Imana ndetse no gukurikira ibyo twagiye tuvuga, imiririmbire, ibiki byose birafasha abakristo. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Urakoze cyane. Yego.
nkuko nabwiye ko tuza kuganira n'abantu benshi batandukanye. Uwa mbere atuganirije ku ivugabutumwa ku Kiyumbe, ngira ngo mwamutegereye. Uwa kabiri rero ni umuririmbyi, tugiye kuganira ku buririmbyi. Arabanza twibwira kugira ngo tuze gukomeza. Sawa, urakoze cyane. Amazina bandita Bose ngira umuvugizi. Aya amazina nayo. Urakoze cyane kutwibwira. Uri umuririmbyi, watangiye ryari ku bintu zo kuririmba? Kuririmba natangiye kiri muto cyane. Ni ukuvuga ngo natangiye muri Musingi, niyo twese twatangiriye, then tuza kwimuka nyine tuza mu korali Nguru. Urakoze cyane. Niki cyane cyagukundishije kuririmba? Kuririmba ni byiza cyane, kuko kuririmba ni iby'ingenzi nyine umuntu cyane cyane usobanukirwa, kandi bikaba byiza ku muntu nyine ubikunda. Njye ndabikunda. Urabikunda? Ibintu bitanu ukunda mu rusengero indani mu itorero ry'Imana? Kuramya no guhimbaza, gusenga, izo ni bibiri. Ijambo ry'Imana ndetse no kubwiriza, ndetse n'iki kindi yacyo, izo nabivuze bine. Wavuze bine? No kubyina igisimba. Ibyo ni bitanu. Izo ni bitanu biremeye. Ibintu nka bibiri wabwira umuntu uri hanze utarinjira mu rusengero, tuvuge ngo nk'umupagani muri makeya, ushobora kubwira kugira ngo ku buryo ushobora kuvuga akaza mu rusengero, ni nk'ibintu bingahe wamubwira kugira ngo aze mu rusengero? Umuntu uri hanze icyo asabwa gukizwa, abyumva, apana ku gahato. Mbese nyine agakora ibintu nyine, mbese asaba kumva agasuka akagira gute, akaza mu rusengero, apana kumuhata abantu. Iyo umuhata, iyo gushyiramo ibintu bitakurimo, ntabwo bikora neza. Abasaba kwizera. Ikintu kimwe wabwira abakunzi b'Imbuto TV1 abadukurikiye dusoza? Ni ukuvuga ngo ndabasaba gukora subscribe, mbese buri kimwe cyose, hanyuma turabakunda cyane. Asante sana. Urakoze cyane.